Abantu mukundana urukundo rwa long distance relationship muri kure mucana inyuma nuko mudashaka kubyemera. Mwirirwa muri kuganira kuri za WhatsApp za message ngo ndagukumbuye, ngo ntabwo nabaho ntagufite, ngo urukundo ngukumbuye ni rwinshi cyane, ngo hoya ntabwo nshobora kuguca inyuma. Umwe ari muri Kenya, undi ari mu Rwanda. Ngo oya baby ndumwizerwa, mukirirwa kuri za video call muteretana mubwira ngo oya uzategereza iki mucana inyuma nuko mudashaka kubyemera. Ni gute ushobora kumbwira ko umuntu ngo murakundana ntimurahura cyangwa se wenda mwarahuye da, ariko amaze imyaka 2, 3, 4, 5 ari mu mahanga, undi ari mu yandi mahanga, ngo ariko uramukunda cyane ngo ku buryo ngo udashobora kumuca inyuma? Byonyine ubwabyo ntabwo byumvikana, ntabwo dushobora kubyumva nyine uburyo mushobora kuba mukundana icyo gihe cyose mudacana inyuma. Mujye mubyemera, turanabizi. Ufite undi muntu uri hano hirya ku ruhande hafi ubaye ugusigariyeho mu ibanga rikomeye cyane. Ibyo byo kutubeshya ngo ngiye mfite sheri wanjye ngo aba muri Amerika, ndumwizerwa baby, ndumwizerwa, sinaguca inyuma, nzagutegereza, ibyo nzakora byose nzaba ndi kumwe nawe, nzagutegereza. Utegereza siki ko tubizi mujye